Okay. Nagwe mu kugeza amagingo ya nta kintu cyari cyapfa ndacyasobanura bigatinda nimire nagahinde bakisumitsi ndacyari kimisa umwiri cyahamye na పేరు శౌర్య bangita Shaurya చెప్పాలి అదేంటంటే reka mbasangiza akantu kamwe పట్టం అలవాటు bya buri munsi bihoraho ahangama kubita gatwe muri Innocent arongera gwe we bamwana kucyurugwa ఎన్ని దెబ్బలు ఉంటే అంత పెద్ద mu cyaro iwacu bizera ko umuntu ufite ibikomere cyangwa ufite ingufu nyinshi aba ari intwari umve nutubwira నలుగురి కళ్ళు నా మీద లేకపోతే njere mba numva ntatwitse mwana నాకు అసలు ప్రతిజ్ఞ iyo ninjiye ahantu undi ntibamenye ko ninjiye mba numva nyine ntatwitse bagomba kumenya ko icyamamare ninjiye umwana utubwira hano hari kuva amaraso yavanye igifuko చూసే ఊర్లో మన bitewe nuko mbasha kwihangana uburibwe mba ntwika abantu mu cyaro banyita show వీడి పేరు అగాధం uyu amwita Agadima usa impamvu ari kurira kuki uri kurira umuturanyi wanjye Shiva yagiye mu kiro cya nyogokuru we none ntabwo yaje ku ishuri yashibye ayibereye mu rugo shari mari gukina yishimye wenyine sha mu bikini kiri kumuriza వీడి ఏడుపు కారణం పక్కనోడి సంతోషం umuginga arira yabona abandi bishimye అసలు వీడు ఎప్పుడు నవ్వుతాడో తెలుసా ubwo birumvikana wowe ushatanye kwibaza ikintu kimusetsa cyangwa kimushimisha homework utayikoze igiti yakora వేరే వాళ్ళ కళ్ళలో బాధ చూడకపోతే yari kubona abandi bababaye ubwose pe we arishima gaseka అసలు బతకలేదు nebe వీడు నా ఇంకో ఫ్రెండ్ hari umuntu ushaka kumvuguruza ninawe mwita inshuti yanjye జాకెట్ మరి లూజ్ కు కొడేసా టీచర్ ariko uri kutubeshya beshya ntabwo biri kumvikana సరే చేరండి numva ari akantu nyine katameze neza urabona nibyo wambaye ntabwo uri ku murongo nzese mbigufungire wacikwa ryibebe వెళ్ళడం ఎంత ఆత్రంగా చూస్తామో nanone si ibyo gusa nk'uko abantu benshi bamuvuga ngo turebe indege ngo irimo yaguruka mufite amashyushyu kureba indege ziguruka mu kirere బండి తీస్తే అంతకంటే ఎక్సైట్మెంట్ twebwe yacu uko bimeze twebwe hari moto turwana tugiye kureba turi benshi ఆయన ఊర్లో ఏదైనా పెద్ద గొడవ జరిగినప్పుడు ndetse iyi moto ayisohora mu nzu ari uko ఏదైనా పెద్ద రచ్చ జరిగినప్పుడు muri karitsiye hari imirwano runaka agiye kureba అతను బండి తీస్తాడు haguno uko barwana iki ngiki kiri guseka umva mu ikipe yacu abantu baradukubita mwana ari baje gutabaza ko nzanira ya shati y'umweru shambereke అదేంటో గాని మన ఒంటికి వైట్ sinshobora kuba narwana ntambaye ishati y'umweru nutubwira inkuru n'akana gato kabajyamo kakabavuyanga ఇంకా ఊర్లో నాకు తిరిగే లేదనుకునే టైంలో muri karitsiye wacu bazi neza ko nta muntu wankubita umunsi umwe mama yanjye anyuma aturanye mu cyaro duturanye mu bukwe నేను wazanye nanjye ngakina nanjye nshaka gukina కాబట్టి నువ్వు warwaniza n'abandi bakina నా గురించి నీకు తెలియదు నా దగ్గర akuso waniwe njye mfite video game mwana sana hano mereza ibyanjye ariko hakuno ko mu Rwanda murafiki yari yagiye hakuno mukandi gacara byana menyine ngo kuri yabushonda umukara ageze mukandi gacara umwana baramunuba zakuno mama kujya icyo utanzana ishati yanjye y'umweru nabagerwa yatambaye ishati y'umweru habaye ikise mwana wanjye ushaka gusubira mu rugo turagera ikigoroba oya ngenge mu rugo nonaha ngaho genda జ్ఞానోదయం ఏంటంటే isomo navanyemo uwo munsi isomo nize mutubwire నీటిలోనే బలం బయటికి వస్తే burya ngo ingona munsi y'amazi ibitwika ariko yivuye mu mazi kazi musozi abaturage bayitera amabuye హీరోలో ఉండాలంటే kugira ngo uzakomeze ntwika ndi iwacu mu rugo అది మా ఊర్లో మాత్రమే naravuze ati byiteka sinzira mvi iwacu sinzava icyaba cyose nzahasazira nisaye nzaza n'amahembe బలం ఇక్కడే నా భవిష్యత్తు ఇక్కడే imbaraga zanjye n'ahazaza hanjye hose agomba kuzaba hano mu rugo iwacu uwo munsi nafashe umwanzuro ubu muri ariko natangiye tubwira ati uri nko kuri wabushenda umukara ati n'ingona iri munsi y'amazi ibitwika ariko igeze hanze bayitera amabuye ubu filime uko dutangiye filime మీ వాటర్ పెట్టుకున్న బొమ్మ మీరు పట్టుకుపోయారు ishyirwa man mashamba kijyana yesha ఈసారి ఎవరు పట్టుకెళ్తాడో kuri iyi shuri ntabwo murakijyana ఏ నా కొడుకు ఆపుతాడో చూస్తా turebe ndura dogarika tugiye kukiba tukijyana uhamagare shosho mu muhamagara kubera iki akangaka nakifasha we ahita baserera bebe ari bagiye guhamagara kuno undi arabyanga ngo yabifasha barabatimbura muhamagare so mwana yanze gufata phone వారిని అమ్మాయి ఇలాంటి ఫైటింగ్ ఉందని నాకు ముందే చెప్పాలి ariko namamagaye kare urangije urambwira muri siko kimutambwiye ko turi rwari munsi nambaye ikariso hari waje atambaye ikariso none baramuraburije menya yabonuje mupakire shatu kijyana icyo girwa mana yari hano yumva ya moto hakora nk'igitambuka ari uko ngugiye kureba abantu bari kurwana gusa umusa bari kuduhondagura mwana hakuno ku kiraro batuvanyemo amenyo cece bakubise genge yanjye itaza yiruka we kandi genge yanjye yanga ibirozi ntigambana nisayinda buri munsi ararwana kazi imyenda yayanduje ndambe gufura imyenda y'umweru ageze anasanga imyenda yose bayifuze
umva mufitemo ishati ya ara ndende cyane. నాన్న టిఫిన్ చేయలేదు. umva papa yagiye atariye Ka- acira mushyira aze kurya ku kazi. papa bagiye ku kazi kuno kuri shopu, gusa umwana astanze komande y'ishati y'umweru. ngo ishati y'umweru isange mu nzira ndaje hakuno. yamage motari ishyamba Elise ari yes naye tumuhonde kumbe hakuno hari uje yaje hakuno. nyirano yibuse umwana aratabaye gusa ngo ajya arwana no kwambaye ishati y'umweru gusa. hakuno agashati k'umweru agape umva ibaga isinkire papa nanjye ndaje bebe. hakuno imana gana pati bari kwishimuta bashimusa imana z'abandi. oya wigambana buri munsi badukubise umusa nta menyo bakambaye amakariso. imana yacu barayijyanya kumbe hakuno bajyanye imana se. siramo agashati k'umweru bebe, siramo agashati k'umweru n'umwana bari muri bisi. ibyo ni iki lo imana gana pacira karama bebe umwana vayo wowe film to futsi kimwe terwa dimba hasi bamwe rwana yambaye mweru gusa. rwana yambaye mweru bamenyereye karitsiye kuva kiri umwana. మన ఊర్లో మనల్ని ఎవరు రాపేది turi iwacu kandi nko kuri barushonda umukara. abandi baracyaza, abandi barimo baraza, abandi baraza kandi nko kuri barushonda umukara. byanyabyo ngo buri ngo ni mu mazi yakwisha ariko yiri hanze y'amazi yaje hanze iri musozi. ibyo umuturage gukora si ibyina. iyo ari mu mazi we nibona ari mu mazi mu matwara mu gisagara. byari njya nkora babana nanjye mu gisagara ni mu bihinde tuntu nkora. Jya urupyisu byabe navuga ngo bisushyira urumira. we niba ari inka yibara hanga kirekire cyamwiba iki Jabiri Kimasi kwizi ikinyarwanda. avuye mu mwe twashira byaterwa n'uwo ari kirarakara. dodo musore yagiye mu basore hakuno ni benshi nta bwoba bafite. terura adimba hasi vanamo hakuno. imana gana patsi nyiracyo bandi bikangamo. musore arangije agira atya ఒక్కడే లాగేద్దామనా musore agikura wenyine ngaho reka turebe ese aketse ko ari bahubari se. లాగండి బే barimo baraguseka mwana kuva mufate wana తాడు కదరా షట్టు murekure umugozi లాగరా ndabwiye ngo mukuremo varimo agashati mwana. dore umwana afite n'umubiri wowe bakobwa mana ego ko wampanga we dore umusore afite akantu bita agatuza nk'ino bitaha kure. abantu bareba twarwaraga n'umuntu ufite agatuza nka kariya. ego ko bambwe ego ko kirimbuzi. umusore hakuno ఏంటి బయట చూడడానిక చిచి షో కాకపోతే musa waje kureba ibintu rwanda se cyane. jene kure kunwa kwema agapira kujya ukuramo agapira abari kwiyerekana mwana కానీ ఇక్కడ ఉంది సో biba bikenewe nabyo. అరే పుసి uburyo avanamo umupira se మొన్న అంత మాట అనేసేంట్రా ase kujya uvuga gutyo mwana. బాడీ పెంచింది umubiri twawubase ngo ukora iki Baga? rimwe na rimwe bibaye ngombwa urawerekana. బాడీ kureba ikintu cyakoze ibondo ni nka jamari. చిన్న లిస్ట్ ఉందిరా మన ఊరు క్రికెట్ టీం umukuru w'ishyaka se bimeze bite? umukuru w'ishyaka rero వాళ్ళకి బ్యాట్లు అయ్యి ఏమైనా పంచినా ibikoresho bikenewe ni bimwe gusa ikipe yacu yari iri kubura. మన ట్రెజరీలో ఎంత ఉన్నారా 365 rwakeneye amafaranga ubwo nangahe Minus. amarupi 300 నేను ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ 35 ఒకసారి నేను షాప్ ayo ndashaka ahantu nyibasha. సరే లోపు బాస్ రెడీ చేయి so ureba nimbura n'uri yagiye kuba yagurisha imiti Dobletera. atera inkunga ikipe yacu ariko wowe nta kintu umaze. రే ఆపు అరే ఆపరా రే amafaranga agiye kuzana bika ko yiba. so rero ngo yagurisha imiti ngo azane amafaranga. పంతులు గారు ఉన్నవారు తెలుసుగా వీడు uribuka padiri ari ku rusengero చెప్పండి చెప్పే yarapfuye abura iminsi 2 isabukuru ye ibe. తర ఇంకా gusa ibyo wajya ubireka ఏ తిరణాల్లో bagira ngo mbabwire వదిలేయాల్సింది ikibazo ngiki gishobora kuba cyakitaba imana. టిఫిన్ చేశాక రాత్రి భోజనం మళ్ళీ చొక్కా మాపుకొని నువ్వు ఆపవే తల్లి izatongera yanduza. టిఫిన్ తినాలండి umva none siko nasa ko ntajya njya mu gitondo mba nasigaje umushyushyu. అద్దనం తినాలండి పర్లేదు njye mu binini bikoresha n'umushyushyu nta kibazo. మీరు చెప్పారు కదండి we
నేను ఎట్లేదు కదరా nawe urimo ubona kubisa se బండి మీద wapi kabisa nakoze impanuka ya moto కబుక్కి ntabwo nkina amafaranga కూర అంటే ఎలా? కోర్సు పేరు కూడా నోట్లో నుంచి రాదు ఈ ముండకి Ewe. కొట్లో సరికంతా ఈ చేతిలో దెబ్బలు తిన్నా imiti igiye kuzashira hano mu iduka కట్లు కట్టడానికి yirirwa avura abantu yakubise సరిపోతుంది ubu sibyo njyewe ni gukora iki nimba mupapakuru నేను ఈడి కోసం పెట్టి simbyumva అర్థం కాదు ndimo ndacuruza farumasi we తెచ్చిరా wampaye udufaranga mwana papa wanjye vanga nagusaba hari nzakuramo gato ngusubize రేయ్, nta mafaranga mfite నీకు ఆడితో మాట్లాడి uri kumuganiriza ibiki మాట్లాడితే నీకు తెలిసిన మందులు nukomeza kuvugana nawe కూడా మరి- wibagirwa akazi kawe ndaza kukwirukana ప్రపంచంలో బొక్క వ్యాపారం అని తెలిసిన wagombye kuba wita kuri business gusa పెట్టుబడి పెట్టి చేసే niba వ్యాపారం ari business igihumbi abaye kuri isi ni wowe gusa ఏదైనా ఉందంటే abantu bandi barakora business Kodukuru- kubera kugira nk'igihe cya nyanambi పెంచే వ్యాపారం kurera umwana nkawe ni ukunyagwa sigahera papa ngo namuhombeye koko buriya ఏయ్, ఏంట్రా ఇన్ని మందులు రాశా none se kuki wanditse imiti myinshi igera ku 10 itandukanye జబ్బు అంటే తెలియట్లేదు urumva ntabwo nabashije kumusuzuma neza ngo umenye icyo arwaye అందుకే 10 రాశాను nkamara imiti igera ku 10 ఏదో ఒకటి తగులుతుంది కదా ntabwo azabura umuti umuvura muri iyo miti yose wana vikirarakuru నువ్వు వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకోపో వెళ్ళు umva ajya kwa muganga banza bagusuzuma iki cyihorere kumbe igisuzuma ngani cya magendu muzehe nyine nuvuga ngo mve muzehe muzakura curuza farumasi gusa akaba ari ikintu gisuzuma gikora diagoneza ku ruhande ariko cyo ni magendu cyohereza abantu cyari umva genda bakwara imiti yose ntabwo uzabura kuvura వాళ్ళంతా నాకే తగులుతారు యాదవలో burya nka biriya దానికి వెనకాల ఆస్తులేం లేవు శ్రద్ధగా షాప్ చూసుకుంటారంటే సరే wa mwana ushatse wakiga లేదంటే ఆ పుట్టోడు పేరు మీద wagenda ugatangira kwiga kumenya ngo ni gute uzajya ucunga imiti ఆ చెత్త ఆడే బ్రహ్మాండంగా ukiga ibijyanye n'imiti చూసుకుంటాడు ukamenya kuyitaho cyangwa nzabisigira uyu nguyu bari bubyitaho uyu murara arashaka kuzanjyana umurage అమ్ముతూ మూడు మీద కాలు పెట్టినంత ఫీలింగ్ ఇస్తున్నాడు మీ ఆయన మేము చూసుకోవాలంటే iduka ni irye buri munsi abavuga kuba yumva afite iduka baba bafite ijuru అంటే ఎప్పటికిప్పుడు కావాలంటే సీట్లో నుంచి లమ్మని చెప్పు మేము mubwira agumane boroso namubwira iki అదే మేనేజ్ చేస్తాం muri sari majya ngo ryana kuryitaho nasukura nakora buri kimwe cyose ఓ రేయ్ నువ్వు నిజంగా అంత మగాడివే అయితే niba wabishobora ngaho mbwira ఈ చీటీలో రాసి పెట్టు uyu mucacu turashaka imiti నువ్వు టాబ్లెట్లు mu minota ibiri imiti yanditse ngaho yose yizane turebe ఏం చేస్తారు మరి నువ్వు పెట్టు చూద్దాం nimbikora ngaho nyine bikore నేనే ఇస్తాను నేనే ఇస్తాను buretse azana imiti turebe ఇదొకటి ఏమే we అసలు ఆవిడ మోషన్స్ uyu కావటానికి mucacu ari gusaba imiti ituma ava ntibikame టాబ్లెట్ అడిగితే నీ కొడుకు నెలసరి రావటానికి none uzumuzana imiti yongera akanyabugabo warasaze ఎన్ని? కస్టమర్ అంతసేపు నుంచో పెట్టి ఏది పడితే Va, ntabwo nategereza abakiriya bazanshiraho ఇస్తే iki ni ikigoryi వస్తాడా మెడికల్ అంటే ఒక మాత్ర ఇచ్చేటప్పుడు 1-2 సార్లు చూసుకొని ఇవ్వాలి అది చేత కాదు కానీ akirakuru చూసుకుంటారు ubundi gukora muri farumasi bisaba ngo utange umuti wizereza cyane ko ushobora kugenda ariko ku bandi bantu అమ్మ ఆపవేంటే mama wabwiye papa karekera ushaka iki we ఏం కావాలి nyine nshaka cyaje gifite amasoni నాకు nyine nshaka kubisetsa bite byawe చెత్త కొట్టేదమ్ముడు akiri hano umusa ahita yishyura ఇవ్వడం కాదు rimwe na rimwe kugira ntabwo ari mpaka ngo usome ku rupapuro imiti banditse ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోనే కనిపెట్టారు ugomba no kureba mu maso y'umuntu ugasoma icyo ashaka జాకెట్ ఎవరిదిరా అదిలే ikote ni iryane nadiragishimi ఇంకోసారి ఎంట పెడుతూ రేసు aho ndabwo gasopo ngo niwongera kumukoraho azakwica కొలతలు ఏమన్నా మరి Eh. అయ్యే ఉన్నాయా waramupimye se agakoti ujya kumupima wakigoryi we ఊరాలు పేమెంట్ల కోసం ఫోన్ మీద ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి చెప్పరా ahora amenya ngo mwishuriye బిర్యానీ వేసుకో akira nko kugacira umwana umwe kugapirawo ఛీ, ఏమో నాకు warugoryo ntabyo nshaka bino ఇలానే మొత్తం uri kumeresha ngo idafite ikintu kikirimo లేవా పోనాడు హలో siko nta kirimo mwana halo అవునా yego సూపర్ రా సూపర్ aho ni sawa cyane మన అరిగాడు Uninde? పెళ్లి సార్ hari uramwibuka ఏంటంట agiye gukora igikwe కాలువ 4 ఎకరాలు ఇస్తున్నారంట bagiye kumuhereza gitari zijya kure enye ఆ? nk'ibirongoranwa ఎకరం ఒక 5 లక్షలు ఉంటుందా kandi gitari imwe ngo ni miliyoni 5 80 రా miliyoni 8 iyo nguyu yakwina ibiryo byaramunani నన్ను ప్రశాంతంగా బతకనట్లేదు abantu ntabwo bazareka ngo nibereho mu mahoro kuko నాకొద్దు నువ్వే తినే n'ibiryo nta nibyo nshaka jyana Bakala. nari nzi uburyo ndabyisubiza sha ni ikirarakuno అరే అది ముందు చెప్పరా నమస్తే అన్న నమస్తే నమస్తే umusa mwamaye ukabyeri koko ఏముంటదన్నా musa nyine ubufasha bwanyu పుల్ పడ్డాయి కదన్నా hariya mbonye amahirwe y'akazi ఒక మాట ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్తే ndagira ngo ugende uvugane na అవసరం? n'umukuru w'ishyaka ఏమన్నయ్య? డబ్బులు ఏమొద్దురా nibi na ngombwa nzanakwishyura njye ntabyo nshaka సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉందా అంటే మల్లేష్ గారు తెలుసు కదా ufite diplome se wapi mwana navuganye na mareshi వెలుగడితే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ yambwiye ngo yazama diplome ya feke wana Tananaడు. ngo nukwishyura 300 gusa ఇచ్చాను ఎరా మందేస్తావా లేదన్యా ajya ngo kabyeri se wapi akabyeri wapi విస్కీ బ్రాండీ కలిపి తాగేసాను ngiye kunywa byeri mu bintu bya kokiteri byo ninywera gusa kiramuseka
rebe అప్పుడే కట్టేసావా షాప్ bisome bite kwafunze tukakiri kare వచ్చేసింది 10:30 bisi yanyuma itambuka saa 4 n'igice అయింది. అప్పుడే కట్టేశావా? అంతా వేంది? ఇక్కడేం చేస్తున్నా? urakeka aracyari kare కడుపుందా munda hari kundya guhera mu gitondo టాబ్లెట్ ఎత్తావేమో narinje ngo ndebe ko wampereza ibinini తలు తాగితే అలాగే ఉంటుంది మరి. umva ntukajya unywa brand ukajya ubundi ujya unywa inzoga nukavuga ngo inzoga ndamwiyi ni inzoga yose ni inzoga ujya unywa inzoga nukanywa ubwoko ఇప్పుడు ఏది పడితే అది పడేస్తే అట్టాగే ఉంటది భాస్కర్. impamvu we nukurya ibintu birimo imyanda buri munsi ఇప్పుడు చెప్తే నువ్వు బాగా వినాలి మరి. ukajya uva neza rero sasa kumbe hakuno hari ukugira inama ibyo bazajya arya ibintu bizima kurya atazarwara undi agiye kumugira inama y'inzoga n'umwana papa we వాటర్ తీసుకో. ufata amagarama 90 ఇంటికి వెళ్ళి ఇంత బెల్లం జీలకర్ర కలిపి తినో, తగ్గకపోతే పొద్దున ufata ibinini basi urebe ko Ugura. urya unywe nyuma yo kurya urye na deseri n'amasalade urebe ko basi inzoga zazagabanuka nuko amubwira uyu చిన్న వాటర్ ప్యాకెట్ పట్టు. ufata za mililitiro 900 ఒక చిన్న బొక్క పెట్టి ufata amazi కింద పెట్టి ushyira mu gikombe పైన పెట్టి దాని ufata icupa noro rya rukoro ukavangavanga amazi na rukoro Si. ko bivanga neza n'itonze పుడుగులు వస్తుంటాయి. అప్పుడు మందు రెడీ. ఆ ఫస్ట్ icyo kunywa kiba giteguye ubundi ugasomaho వెంటనే నరాలు ukimara gusoma rero uhita ushesha urumeza మన కళ్ళ ముందు అనుష్క ఉంటది రా. ugatangira kubona anushka ari imbere yawe anushka papa ఏదా పని? papa yabyumvaga ikigori gihita cyo kimaze habaye iki se kandi noneho అవడం ఏంటి? ngo habaye iki ఊర్లో జనాలకు వచ్చే రోగాలకి ఏం ndimo nagira inama abantu ku bijyanye n'imiti చేసుకోవాలో నేను ngo చెప్తా. babeho neza ubuzima bwiza సన్నాసదవా ikigori kirirwa cyigisha abantu sha అలా తాగాలో abana bagenzi babo ngo kunywa inzoga సరిగ్గా రాని కొర్ర kigeze kihatari ikinararinyweye అలాన్ని అంతేకాదు kiracyana స్కానింగ్ యూపీఐ si ibyo gusa barcode yanjye banyishyuriyeho yaragera arayihindura amafaranga yose yirirwa yanyiba we vayo warwana we tuka చెప్తాను ఉండొస్తున్నాను harwanara అన్నం చేసి చెప్తాను ఈ సంగతి. ntabwo hata umunsi wanjye urangira neza రేపు పొద్దు నుంచి వాడు ఊళ్ళో umva nkumve కానీ కనిపిస్తే sinzwe kubana muri iyi nzu cyangwa muri kino cyaro ukundi చేస్తాను. ninongera kubana nzacukuriza imva y'inyicukuze ibiganza byanjye pakira igikapu cye agiye kugenda ajye muri visage కానీ కాలేజీలో ఆ కోర్సు పూర్తి agenda abanza amashuri yarangize చేసినప్పుడు కానీ ఎంట్రీ bitise ntabwo nzongera kumwemera ko yinjira mu nzu yanjye nzanamwiruka no mu cyaro hose ఆడితో పాటు నువ్వు కూడా బయటికి వెళ్ళిపో. బా అరవటం ఆపుతారా? ese waretse gusakuza లుంగి ఏది? ఉతికానండి. hanyuma imyenda yanjye iri hehe Ni utkiri- imyenda yawe iramishe ఏం కట్టుకోవాలి? none ndi bwambara iki ఆ ఏంటి? Mzee. ఉండకేనా? ayo mazi ushyushye ni ay'iki చలితో ఉనికి సత్తం చే- ntubwire ko ushyushye amazi ya kiriya kigoryi njyewe imbeho hano iri kunyisha no karabya amazi akonje ayayaya ఊరే అన్ని సార్లు దెబ్బకి నీ డబ్బుల గురించే చూస్తున్నాను. omba ntumfate gutya mwana ntegereje amafaranga yanjye ఊరే అది కాదురా. nyumva neza muvandi ఊరే పొద్దున్న లోపు ఏదోలా పంపుతాను రా. nzashaka uburyo kimwishyurira nk'ejo mu gitondo కూడా ఫ్రీగా పంపుతాను అన్ని సార్లు. basi nzaguhereza n'imyenda y'ubuntu hari ibi ఫోన్ చేయకు. ariko uruzuye kumugara cyane hakuno hari umuntu wishyuza agwabagaza nk'inumero nk'ijana యాదవ సన్నాసి. ikigoryi gusa aramukupa మళ్ళీ కట్ చేస్తాడు రా. arankubise nanone గుట్టి మండిపోతుంది. ngenda arambiwe rwose మొత్తం ఇన్ని బిల్లులు కట్టాలి. ఈ తండ్రి ఇద్దరి mధ్య నేను నలిపోతున్నాను. nafatiwe hagati y'umumenye nk'ururimi ఇంటిగా వెళ్ళి papa wawe nawe ukambwira తేనె డబ్బా దుబ్బేసినట్టు wiba amafaranga yawe ya papa wawe సొంత షాప్ లో umeze nk'urukiri ubuki bwabwo n'ubundi దొంగతనాలేంట్రా? usikuri kwira iwawe mu iduka ryawe mwana ఇలా చూసింది. శ్రద్ధ papa kugira ubwo nsunika mama వెళ్ళి కోర్స్ నేర్చుకుని షాప్ చూసుకోరా. papa wawe yarakaye ngo uzagaruka muri visage cyangwa uzagaruka muri ino nzu ye ari uko ubashije kuba wamenya kumenya imiti no gucuruza imiti ఎన్ని రోజులని ఇలా బట్టలు మాపుకొని నలుగురి కళ్ళు uzakomeza ugenda nk'igihe cyanyanambi ఏదేసుకొని దిష్టి తగిలేలా తిరుగుతావు. amaboko yicaye gusa satani ahereza imirimo urumva neza అవే uravuga ibiki mama మన మీద ఉంటే దిష్టి కాదే అది wiyimvuma mama wiyimvuma mu maso ya rubanda rwose ఒకరు లాపు. ఒరే నాని ntabwo ari kukuvuma ni nk'impano yo kuguhereza ఈసారి అయితే ఆయన uvuga ubusa ఊరుకోర్రా. రేపు నువ్వు papa yawe kuri inshuro eseriye Visage nutajya muri visage Watu nanu- aragusohora mu nzu kandi turajyana Desi- aratwirukana na twese niyo mpamvu nagupakire ngo ugende ఒకసారి నీ ఫోన్ లైట్ ఆన్ చేయి. దేనికమ్మా? shani turashira turebe urebe iki sakara కా మీ నాన్న papa yaguta isabune yarakaye muri isabune twayibuze ఏంటమ్మా? సబ్బా నీ అమ్మ isabune se iki jya సంకనాయిపోతుంటే నీకు సబ్బు కావాలి. uzoganya buri kwangirika Ala. papa arimo aranyiruka nawe uri gutekereza ku isabune gusa వెళ్ళమ్మా నువ్వు. mama genda kwereka yakunze గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి అరణ్యవాసం తప్పలేదు. సో abakire babayeho neza bafite aho bahungira నేను ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ nanjye umunsi umwe sha nzabigeraho అంటే mbe mfite aho mpungira ఎప్పటికైనా షాప్ చూసుకోవడం తప్పదు. షాప్ umunsi umwe చూసుకుంటే nanjye nzabasha kwita kuri iriya duka తప్ప మన చేతిలో డబ్బులాడు. ninabasha kwita kuri iriya duka bisa naho nza kuri amafaranga ikiza n'ubundi nabanza nkagenda nkiga ukuntu nzita kuri iriya duka iduka bavuga ni shop inoza ni farumasi ట్రైనింగ్ కోసం మా ఊరు వదిలి ఒక ngiye kugira manze nitoza iminsi make 4 నెలలు బయటికి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యాను. పర్మనెంట్ గా ప్రశాంతంగా మన ఊర్లో ఉండాలంటే
కొన్ని రోజులు బయటికి వెళ్ళక tapadu. ngiye kujya nitoza amezi make nzahita ngaruka ariko ibyo mushaka ndabizi mushaka nzaguma muri visage wapisha nzahita ngaruka ebe mwana yahisemo kugenda agiye kwitoza wereka hakuno ఎంత చెప్పు ase urasabye kingana iki వచ్చేస్తా ko se papa urusakuza రే 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 we ఇదిగో ఒక డబ్బాలో జంతికలు hano harimo icyo kurya సున్నుండలు పెట్టు ఏంటిదాని అలా కట్టావు దించు. ntabyo nshaka నోమోషి ఏదో ashyira ibyo ushaka ndakuzi 10 జతలు పెట్టాను మా napakiye amashaza agera ku 10 usongeye kuyanduza అనుకున్నా మా aho kugira ngo umuhane ibyo akora Koko. uri kumugira inama ngo kwitwara kandi ngo nasongeye kwanduza imyenda wasibye n'ibiki nawe rero uri umubyeyi ntugasekwe n'ababyeyi hakuno ahubwo nujye wicara neza నువ్వు షాప్కి వెళ్ళు ఈ రోజు బొడ్డోని తొందర bajya kuri farumasi nabwiye abakozi ngo basinduke ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కించొచ్చు ngiye kumujyana aho bisi ihagarara సార్ అచ్చి బాబోయ్ papa ngiye kujyana bisi koko అక్కడ అందరూ ఉంటారు బస్ స్టాండ్ లో abantu barimo bari kuncungira baraza kunsaka Mbote. duhamagare ka busa niba ushaka oya ఏంటి papa tugende ఎదుర్రా genda ariko musa yakanavuga nabi sawa kwereka hakuno mu isantere isantere no turi yageze hano mu isantere kuva kera umwana isantere yigagamo bya buri munsi నువ్వు ఆ సెంటర్ లోనే పడతావు ఇంటర్ si iteka buri no santere uyigwamo బాబాయ్ sobu yego మధ్యలో ఎక్కడ దిగని umugenga navi ashaka kuviramo mu nzira umwangire umamagare sha umamagare ntaviremo mu nzira mujyane ku ishuri డబ్బులు amafaranga se papa గుర్తుంటుంది nta kintu ujya wibuka amafaranga ntiwayibagirwa రైట్ we డబ్బులు జాగ్రత్త papa basi nayo ntari నాన్న ఇంకో 100 muze wambaye irindi jana se ఉండదు aka ntujye uhinduka urusabiriza wowe jya muri bisi yari hano ఆకలైతే తిను nta mwana wakira urya utaza gusonza జాగ్రత్త cyane agacupa k'amazi kandi witunga hano hari gutera inshinge abantu bisi igiye kugera shagira vuba gira vuba nta mugingo na mudogiteri magendu వస్తున్నా కాదు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావని urakurikirana wowe పొద్దు నుంచి ఊర్లో abana cya gishuti kiwe నడుతుందిరా igihe kimwe ngo kirizwa no kubona abantu bari bishimye kikishima kibona abantu bari kurira అంటే మీ బాబుని ఇంట్లో దొబ్బేమన్నాడని amakuru rwose kuva mu gitondo arimo arasekera mu gace ko papa warakwirukana uyu munsi అయినా ఈ ఊర్లో kirenze ibyo ఇప్పుడు బాగుపడిపోయినాను abantu muri kino cyaro bose baratuye babigezeho అది పెట్టేస్తున్నారా ibyo nabyo birandakaza kubona abantu bose mwakuranye bafite ibyo bagezeho nta kintu bagezeho ఏంటి bamwe barimo barashingirwa 5 లక్షలు కొట్టేయనంటాడు abandi bafite akazi kinjiza mu gice cya miliyoni ఆ చంద్రంగాడు కోటికి ఎన్ని సున్నాలు cyangwa uramuzi ఉంటాయి కూడా తెలియదు umuginga nta nubwo azi kubara ntabwo azi amazeru agize miliyoni ngo nangahe ఈ రోజు రియల్ ఎస్టేట్ లో ariko yinjiza miliyoni 10 ku kwezi కోటికి namba uramuzi వెళ్ళడానికి ఆటోకి డబ్బులు ఉండేవి కాదు umuginga ashaba ari imihanda sitaraguringa దుబాయ్ వెళ్ళి సెల్ఫీ ఫోటో yadusize imihanda none ejo bundi yanyohereje ifoto bari muri Dubai sha పెట్టేస్తున్నాడు ఈ ఊర్లో ఉంటే గుడ్ న్యూస్ లెక్క ntabwo nakihangana kubona amakuru nk'aya ngaya sha Okay. abantu twakuranye banduta baranyuzeho ntabwo nabyihangana mvikirara hakuno నీతో ఉంటే నీ fashe umwanzuro హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ngiye kujya nawe udafite ikintu wagezeho nawe urimbwa nkanjye twibanire ఇప్పుడు నీ బ్రాండ్లు దొరికే hano icyo yari gusekara ఇదేం సొనకానం ndakimunosha urumva ikigori kiva abantu bari guseka kikaba bakakibabaza cyabanosha kikaba aricyo giseka bakababara అదంతే hagati aho ngaho umukene telefone nziza ama iphone meza ku giciro abakiri kwikopesha kuri make make muri Ola Store పడకు మా వాడు ఎంత ఎదవ అనేది నేను చెప్పలేను umva uyu musore ntabwo umuzi sinzi ko namukubwiraho pe umusore ni umusazi నన్ను వర్ణించాలంటే దేవుడు నాకు వరమే ahari imana izazana imigisha ikaba yonyine yabikora yonyine నా సర్వీస్ లో నేను ahumazwe turi abanyamwuga అంతమందిని చూసి nabonye abasore benshi bameze nk'uwo సరే sawa uzambwira nyuma umusore nkwereje ntabwo umuzi పాప చేద్దాం అనుకుంటుంటే papa washaka yuko ngo azagusigira iduka ry'imiti sha నువ్వేంటి ముసల్దానికి నెలసరి టాబ్లెట్ ఇచ్చావంట అలా ఏం లేదు నాకు మందు wari umukecuru ejo bundi waje ngo agusaba imiti ngo umuhe imiti y'akanyabugabo గురించి బాగానే నాలెడ్జ్ papa arambeshyera imiti ndayizi అచ్చా iteka nuko ahora ameze arambeshyera ఎవరైనా బీపీ ఎక్కువై పడిపోతే ఏం చేస్తా ngaho mbwira umuntu amusahuhere bitewe na blood pressure wamufasha ute చూడండి డీన్ అంకుల్ కమింగ్ స్ట్రైట్ umva direct tukubwire టు ద పాయింట్ turase ku ngingo ఎప్పుడైనా సరే ఇంకా ఇంకా ఉంటే brand waduha yose nta kintu cyatuma dusinda ngo dugwe hasi బాగుంటుందని ikigoryi noneho చెప్పటం కానీ twebwe duhera ngo twaguye hasi twasinzire kareka వామిటింగ్ అవటం కానీ బాటిల్లో మిగతా nta nubwo tujya tugarura ibyo twanyweye కానీ జరగదు ndetse nta ducupa n'imwe tujya dusigaza uravuga iki అయితే చెప్పు ఎస్ అంకుల్ హీస్ ఆల్వేస్ anko ibyo yavuze kuko ni ukuri కోర్స్ cyane nabikurikiye ఇది మీరు అనుకుంటున్నట్టు mvuze blood pressure mwumva mwebwe ngo muri ndivuga ngo Blinders pa- bina sprite దెన్ ni bwoko bw'inzoga బ్లడ్ గురించి ndivuga blood pressure బ్రాండ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో nta brand iri muri blood pressure rero onke nawe urabeshya nta brand nta nzoga yitwa blood pressure ibaho నేను
ibigoryi ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటున్నారు. bizi ko umuntu ahwera ari ukuyanywa inzoga gusa ntabwo yagira n'ikibazo cy'amaraso. వీళ్ళేంట్రా ఎలా ఉన్నారు? sinigeze mbona abasore nk'aba ngaba naye nakubwiye ariko ఎదురా నీలో ఉంది. ఏంటది? ariko umwana si we amakosa asaye ego ఆ మందుల షాప్ తీసేసి మందు షాప్ we పెట్టి urashaka ngo ajye gucuruza imiti no kugira ngo umushingiye akabari మొత్తం అంతా సింగిల్ హ్యాండ్ తో హ్యాండిల్ చేయాలి. wamushingiye akabari ko akabari agacuruza neza. ఈ వా- అగదిమా. ఆ మందు బ్రాండ్ల మీద ఉన్న umwana wawe rwose ibijyanye n'inzoga arabyumva neza cyane. మెడిసిన్ బ్రాండ్ల మీద లేదు. చెప్పానుగా అదే వచ్చిన చిక్కు. ఏం చేద్దాం మరి? nakubwiye ikibazo hano ikibazo ni ikihe చేసేందుకేముంది? ఈ మెడికల్ షాప్ twakora iki ఊళ్ళోకి ఎంట్రీ. iyo umuntu icyo ashoboye nacyo atabasha kuba yagikora nta kintu kibashoboye muri kano karisa kacu. లేదంటే నీ కాలేజీలో క్లర్క్ rero nabwiye ngo ukora ibishoboka byose abanza amenye ubwoko bw'imiti nibwo azagaruka no muri karitsiye yanjye biti hisi mu akazi ku kigo cyawe ntabwo azangarukira mu rugo. పెట్టేసుకో. వామ్మో సర్లే ఓయా. ఏదో ఒకటి చేద్దాం. reka ndebe icyo nakora. ఏమంటున్నారు అంకుల్ మా నాన్నగారు వన్ షాప్ పెట్టిస్తారంట. papa akubwiye ngo iki ajye kunshingira akabari. అబ్బాయి oya నీకంటూ ఇక్కడ స్పెషల్ కోర్సెస్ అంటూ ఏమీ లేవు. wa mwana bisa naho nta kintu na kimwe wize. మీ నాన్న మొహం చూసి నేను చేయగలిగిందల్లా ఒకటే, ఓ 3-4 నెలల icyo cyonyine nakora kubera papa wawe పాటు ఓ జూనియర్ డాక్టర్ ugiye kuba assistant wa junior doctor దగ్గర పెడతాను. mu gihe cy'amezi ane kuri 3. ఓకే అంకుల్. okay nta kibazo. అంకుల్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఆచరించడానికి. bisa noneho ngaho tugiye kuhaguma turi mu kazi cyane Inge- ubundi urinde I'm sorry. ukora iki ఎవడైనా బాగుంటే ngende soshoboka Yes. ni umukozi wa rubanda తట్టుకోలేను. urebe రేపటి నుంచి కాలేజీకి రా, umunsi w'ejo Uri- nibwo akazi kazatangira. కలు మన హాస్టల్లో hari umugore bita arekeya ఉండండి. ఇప్పుడు అలాగే మేము కలిసే uwo ఉండాలి. mugore hakuno muri dortoir hariya ugenda umurebe ahantu harereye umenye ngo ni biki. అంకుల్ none se uwo arekeya tuzajya duhorana wambabariye kuko waretse kumvugisha amagambo menshi కష్టపడండి రా. twamukura ese వయసు కుర్రా abari mu kazi by'iteka వాళ్ళు ఎంత aracyari muto nkawe. డెడికేషన్ తో ఉండాలి. ubundi abantu bato nkamwe mugomba kuba mwaragandukiye akazi. అయ్య బాబు. sinzi ibyababayeho. రేపటి నుంచి వస్తారుగా మా డెడికేషన్ చూస్తే మీకు awe nuko utarambara ari mu kazi kose ngenda tumika ntibagarure numbona usumirwa అంకుల్ పదరా. ahubwo reka ngende ni diregiteri hakuno w'ikigo. ఏ ప్రోగ్రెసివ్ మీటింగ్. వీడిని చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు మర్చిపోయిన బూతులు గుర్తొస్తున్నాయి. చాలా పెద్ద కాలేజ్ రా. iki kigo ni kinini mwana baje ku kigo hakuno పదరా. musa అలెక్కి ఎవరమ్మా? అలేఖ్య arekeya nindira nuriya ఇది కదా అంటే బాగుంది కదా. మన కాలేజ్ బయట రెస్టారెంట్ పెట్టారంట. అలెక్కి umva restaurant nshyashya arekeya చెప్పండి దీని iki ఎలా ఉంది? హాయ్ diregiteri yaminze mure nawe What form? okay nibijyanye n'imiti సార్ ఏంటి సార్ అందరు నన్నే కావాలంటున్నారు. wihangane abantu bose baza bambaririza niyo mpamvu రేపు నాకు ఎగ్జామ్. kandi mfite ikizami cy'ejo. అక్కడ ముందు ఓపీలో సహజ అని ఉంటుంది. umva hari umukobwa bita sahaja వెళ్ళి తనని కలవండి. duhure nawe aho ari పంపిస్తున్నావు ఏంటి? ఏం batwereje kuri sahaja సహజ ఏమనుకోదు. kukibereje kuri sahaja నిన్న సార్ bagende bahure nawe barakatsindwa ఒకరు వాళ్ళకి మీటింగ్ పెడితే రాలేదేంట్రా? ngo hari inama ihari ngo kutunyomoza sha పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. biri ibibazo rusange byacu turi kuganiraho. ఈ సీనియర్స్ అంటే భయం లేకుండా పోతుంది. mwe musigaye musuzugura abantu babakuriye. సార్ ఉంది సార్ భయం ఉంది సార్. ni ukuri turabubaha abadukuriye. ఉంది ఉంది మేడం. ఉచ్చబోసుకునే ఎంత ఉందా? సార్ ఉచ్చబోసుకునే ఎంత ufite ubwoba se ఉందా? niba ufite ubwoba kuki utinyara amapantaro. పోయి bikora nyine nyara niba ufite ubwoba nyariho. ఓకే సార్ ఇక్కడ పోషించాలి కానీ పోయి అక్కడ పోతా. అలాగే సార్. పర్సనల్ ఆబ్లిగేషన్ అంట. so yari nyari బేసిక్స్ కూడా వచ్చాడు. hano harimo banyuzura abantu మెడికల్ షాప్. ni abansi bamaze igihe kinini hano mu kigo cy'amashuri. yari yanatangiye kwibuka అలుక్కేంట్రా? abaginga bamenyera baranze cyangwa ఏదో భాషా బిల్డప్ kuri kundeba bite byawe wagira ngo ufite we ఆగ uvaniremo se mwana లాగన్నా అనుకున్నాను. narigize ngo namwe ngo nkuvaniremo రే we రేపటి నుంచి ఫార్మల్స్ లో కనిపించు ఓకేనా? dore umunsi w'ejo కెవిన్ని సహజ దగ్గరికి వెళ్ళమని. arekeya atwereze ko hasahaja అలెక్ kombe hakuno arekeya సహజ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళమన్నా? నువ్వు చెప్పలేవా? kubera icyo ubohereje gura sahaja నేను వాళ్ళకి అదే చెప్పాను సార్. కానీ nawe mbaga gume hariya banga kunyumva Pardon? bahita bazamuka ఇది పదండి. ngwino చూడ్డానికి బాగున్నావు కదా. సహజ అనేసరికి పొజిషన్ ntabwo ajya kuno ko twohereza abandi basore basa neza kuri guhura sahaja నిజంగా అంత అందంగా ఉన్నానా? సిగ్గులేదా? koko se nsa neza ra genda wakidumbariwe ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి, 10 minutes లో వస్తాను. kuva mutegereze iminota igera ku 10 ndaje. నువ్వు సహజ అన్నప్పుడే ఇలా జరుగుతుందని తెలుసు. hano bari hano siba neza sahaja hakuno ni icyamamare. ఆ అమ్మాయి పేరులాగే sahaja hano hose yabaye sahaja. తప్పిస్తుందా? ఇదే పబ్లిసిటీ మన ఊర్లో మనకు జరగాలంటే ku మినిమం bipapuro byamamaza 10,000 ఖర్చు అవుతుంది. bisaba hafi ibihumbi 10 kugira ngo umuntu yamamaze ariko ndi kubona ahantu hose agiye amanitse.
saja abaye sahaja సరే అలాగేనా kigakono వదిలించేసుకున్నాడు ఏంటి? tujye bona saja kureba umusore yagiye kare ఓకేనా ఓకే సార్ hakuno hari utubwa twiza tuduforomo hakuno yaje muri college ఇచ్చేయండి సార్ nakubwiye ngo ikintu bita ubuganga cyateye imbere mu Buhinde n'abaganga bose uzajya ubona barenze buriya mu Buhinde no hantu hambere ikijyanye n'ubuganga giteye ubwoba ikintu cyitwa ubuvuzi bafashe hasi hejuru gusa ugasanga mu Buhinde naho nta kandi kazi wasanga kabisa bigoye mu Buhinde buriya niyo bantu bagira abantu benshi b'abashomeri ese kandi mu Buhinde ntibazawukange kuko ubona bakina udufilime ahantu heza ngo Abahinde bararenze nibo banyamwanda ba mbere ku isi yaje hakuno wari umukobwa mwiza hano uri kuvura akana we ngeze hano nkwereke akana ari kuvura gusakara ababaye umusore yabirebye we బాబు ఒక్క 5 నిమిషాలు gusoza urinjira mu minota 5 uretse tuba dukora amasoko erareba hano hari umukobwa uri hano arimo aravura abarwayi yafashe hasi hejuru isoni nacyo kitakivayo kana kari hano kihebye reba neza kana hakuno koga kureba niho utumye umuntu aseka cyane cyane డీన్ గారు Directeur. Okay. Jya kuri admin block ntaribi. సహజ Sahaja. డీన్ మిమ్మల్ని కలవమన్నారు. Dini yamye ngunse mpuri nawe. Directeur. రెడీ Nshuti yawe irihera. పేతలు జిలేబెట్టు Urabona sari nkirimo nashyize mu mufuka. Aribona. Ariyo njunditse. పిచ్చి నాకు Shigoryi. రిగార్డింగ్ ఫార్మకాలజీయా Waje kwiga ibijyanye na farumasi? Harimo roje yego. మీరు బీ ఫార్మసీ చేశారు కదా None se wasoje kwiga ibijyanye n'imiti? మరి Yego. కొద్దిగా దీని గురించి ఐడియా ఉంటుంది కదా Bivuze ngo byanga byakuntu ufite ibyibanze ubizeho. డోలో జింకోవేట్ Dorozi covid. అవి Wa mugabo. నీ నేమ్స్ Ayo ni amazina y'ibigo bikomeye. ఏమైనా తెలుసా Ntabwo ari imiti yo ngiyo. తెలియకే కదా ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. Niyo mpamvu hano nyine nje kwiga. ఇప్పుడు సార్ టాబ్లెట్స్ కావా? Kumbi ntabwo ari imiti. Cyane. Yaje hakuno. Telefoni irasona. నీకేమేం తెలుసు రాయ్ Bawandika hakuno. రండి 4 రోజుల నుంచి జ్వరం అమ్మా తగ్గట్లేదు Iminsi urayine mfite umuriro. టెస్ట్ ఏమైనా చేయించారా లేదమ్మా Amaraso yose barasuzumye. Foni irongera irasona. Kandi ahangaha telefoni biri gutesha umutwe abarwayi. Amafone yawe. ఇవ్వు Amafone yawe. Foni irongera irasona. Muvandi, harya ufashe amagarama 50 y'amazi ukavanga amagarama 30 ya alcohol sibyo ntibyemerera sawa biremera అసలు ఏం రాసావు ఇటివు nyereka ibyo uri kwandika turebe అసలు ఉన్నా buretse gatari kwandika ibya nyuma ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ etanol na metanol ఇంకేం గుర్తులేవు కదా bino bintu ni ibiki byani byizoga gusa అది కూడా erega alcohol Ikazana- no mu miti kwikorera yifashishwa hari imiti birimo alcohol byo ni ibyanyabyo nako imyinshi ahubwo yose ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకుని jya kuri farumasi ఆవిడకి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి వేసుకోవాలి ufata ino miti క్లియర్ గా చెప్పు wihereze no mu mama hanyuma umusobanuro azajya akoresha njyewe se ఇది పరగడుపునమ్మా. uyu ngo uzajya urya mbere yuko uzajya unywa mbere yuko urya ఇది పడుకునే ముందు. ahangaha unywe mbere yuko usinzira ఇది పడుకున్న తర్వాత. uyu ngo nawe urye unywe nyuma yuko usinziriye ఉంటా. akira urabeho పడుకున్నాకలాగే buretse ariko muzajya munywa amaze gusinzira మీ ఆయన ఏమన్నమ్మా? nyine uzajya ubwira umugabo wawe ugutamika wasinziriye mu kigo చూసుకుంటాలే ఏదో sawa 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 ముందుకు చేతనే ఉంటారు బాబు పొద్దున uriya muntu umuhaye imitira ఇలా బతుకుంటదా gusa ejo azabyuka ari muzima పద. ni igihe ingenzi iki kiramuzi ఇక్కడ చూడడానికి ఇంత క్లాస్ ఉంది కానీ ఒక్కొక్కటి దైత్యం ఉంటుండే Mani, hano hantu neza cyane rwose రావట్లేదురా kwa muganga abantu bafite ibibazo byinshi hano hantu numva nakigumira icyo wibuka kiri ahantu bari babaye niho giseka నా జీవితం kwa సరిపోయింది muganga nyine hahura abantu babaye n'ubundi దైత్యం అంతా ఇక్కడే ఉందిరా నేను ఇక్కడ hano hantu niho hantu hanjye rwose nzahaguma iteka ryose యాభై ఎడుతున్నావే ఈ ఎగ్జామ్ పోయింది uri kureba yagenze bite natsinzwe ikizami kiraseka kigoryi
ఇయర్ ఆన్సర్ రెడ్ అయిపోయావు పొద్దున barishize చొక్కలాగా మనలేదు మంద కాని ఊరు no mu gitondo ntugeze umaze ukuntu imeze No. ngenda muginga anga ntabwo turi iwacu జారిన చేయి జారిన పరుపు tugomba kwitwararika ఇక్కడ imyitwarire dufite mu rugo iwacu basi ntitwigaragaza nka kugira ngo batwubahe basi కానీ జరిగింది అనుకోరా నువ్వన్నా ఖాళీగా ఉంటావా ఊరు niba nsuzugura kigoye ndabizi uzagenda uneza abantu mu cyaro ntabwo uzaziba మొత్తం తిరిగి uzagira urakwese igihuha అంటానే baramusuzuguye సహజం చూసావరా చూడలేదు babonye sahaja అంత ఉంటుందా wapi ni mwiza se అందం మనం చూడండి అందం nta kintu kidasanzwe mwana అందం గురించి వదిలేసి ariko gusa ni mwiza pe చూడటానికి పెద్దింటి అమ్మాయిలో ఉంది aturuka nk'umuntu uva mu bukoma cyava mu muryango ukize ఉంది ikindi yarize షో లేకుండా ఇంత సింపుల్ గా ఎలా ఉండగలుగుతుందిరా gusa ntabwo akunda ibintu bikabije ntabwo akunda nyine ibintu byo gutwika bimwe by'abana b'iyi minsi నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు కూడా అర్థమైందిరా hari ikintu ntangiye kumva ఉన్నా సరే సౌండ్ రాకుండా నడిచే ni రాకుండా wa muntu udashobora kuba mwahuza we nawe ni wa mukobwa udakunda nyine ngo uhahiye wambara ibintu bishashagirana అది మెడలో ఆర్గాస్ గోల్స్ కనిపించడం కోసం పై 2 గుండీలు చించేసిన ibyo byawe byo kubafungura udupensi ngo umwereke agatuza nawe ntabwo byakora నువ్వు werekana n'udushanite twawe twa make bivuze ngo mwembe babiri muri abantu babiri batandukanye bari ku ruhande rumwe ఆపుకుంటున్నావు కదా నవ్వు ఛే, wakiseke ko umuntu ushaka guseka ukaseke nuza ko mutambaye ibiceri byanjye మర్చిపోయా atwe twibagiwe mwana కథ రాసుకో ఏం పేరు రాసుకోమంటారన్నా షో కాదు శౌర్య వీడికి మాత్రం అసలు ఏమేవు bangita shuri yawe ufata igitabo cy'ideni hakuno uzanyandikamo అదేం లేదులే అన్న అన్ని business bizitesha byaranze hakuno ibyo byanze kigiriho giseka విరోధాలే ఈ కారణాలన్నీ తోడు tegura n'ibibazo byinshi mwana ఆ అమ్మాయి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది భయ్యా umukobwa yaranyanze ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది none sari వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకో yiji iwabo agiye kuhashingirwa undi muntu ఎహె, తన గురించి కాదు సహజ గురించి oya pana umwana uva nivuga sahaja అదిగో ఎదురుగా ఉన్న బ్లాక్ sahaja aba muri iriya nzu hakurya hariya ఆ బ్లోకా uriya bloke iri hakurya hariya థ్యాంక్స్ భయ్యా థ్యాంక్ యూ urakoze mwana umusa urebe పొద్దు నుంచి చాలా వాటర్ వేస్ట్ చేసావు so uri kumena mariya wa kuko uri kurira ikigo ryagono బాబాయ్ ఇక్కడ anko yego అజా అని ఒక అమ్మాయి చదువుకుంటుంది umuntu bita sahaja wiga hanga uramuzi అంతుంది ndamuzi Testing. wenda kubyibuha muremure తను కాదు బాబాయ్ apanungu రోజు కూడా వచ్చి బండి మీద దింపుతాడు buri munsi abasore bamuzana ahangaha ubyibushye అసలే ఇంకేం apanu ఒకసారి ఆలోచించి బాబాయ్ మనం అందరినీ ni kuvuga utuye anga muri dorotwari కవర్ చేస్తామే అగో ఆ పిల్ల gasuri uri kuvuga ఎక్కడ బాబాయ్ areza hakuno ni igisore kobwa hakuno bakibona arambonye yewe హాయ్ bite అక్కడే కూర్చో icara hakurya aho winyegera నైట్ అక్కడ నీకేం పని mwijoro akoraga ibiki ijoro ryahise ijoro ryahise se హా డ్రగ్స్ గురించి ఏదో చిన్న డౌట్ ఉంటే వచ్చా urebye ijoro ryahise nyine nari mfite amatsiko numvaga ruto nshaka kukubaza నేను అలేఖ్య దగ్గరికి వెళ్ళమంటే wagomba kuba uri assistant wa Alkia నా దగ్గరికి వచ్చావేంటి kuki waje kundeba తప్ప స్టడీ మీద ఫోకస్ numvaga uriya mukobwa nta kintu cyadanje mbura kundi ibiryo kurusha imiti లేదనిపిస్తుంది నా కెరీర్ తన చేతి nta kintu kimuri burasa namwigiraho igikumba avuga ari hakuno ahora arya ko సహజ saja papa we yaje kukureba అంటే నాకు మామయ్య bivuze ngo ni data bukwe cyari hakuno నన్ను కదా ఇదిగో బెదరా Avandi. ఉన్నాయండి క్రెడిట్ mwana కార్డు ufite nk'ibihumbi nka 40 se ngo ngurize mwana బిల్లు కట్టాలి ఇలా nkeneye kwishyura ideni mfite కట్టాలి ఇచ్చేస్తా nzajya gusubiza igitaraganya లేవు భయ్యా ntayo mfite mwana yari kuburuka hakuno సినిమా గుర్తొచ్చింది భయ్యా hari filime nibutse shaka కర్మ అమ్ముకుని డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాడు ndetse uwo muntu yari kugurisha intanga ze birakunda అలా మన కూడా ఇచ్చేద్దాం ఏమైనా పార్టీ musaba nshakira umuntu wanguriye intanga nzagwa amaye y'umukomisiyoneri ఇటుగా ఉన్నాయి shakira umuntu uzaha intanga arakireba ప్రపంచం మొత్తం ఇన్ఫర్టిలిటీ kabone niyo mu gihugu mu isi yose nabo bari ingumba batekibyara పడినా మీది మాత్రం ఎవడు nta muntu wakemera intanga zawe pe waki నాకేం తక్కువ అసలు నా గురించి తెలుసా wowe uranze sha పులు బాటిల్ ఎత్తానంటే ibaza umuntu waje kunywa ikazi yose nkayimara తెంచకుండా తాగుతాను ఒకవేళ ఎవరి దగ్గర sinsinde అప్పు తీసుకుంటే నా వెనకాల కుక్కల waba uzi ko nguza abantu amafaranga nkabambura umva ibyo ari kuvuga ngo byatuma bagura intanga ze yewe ఎవరికి ఇవ్వను సోషల్ jewe iyo umuntu ngurije agomba kunyirukanga inyuma nk'imbwa ntabwo namwishyura ataranyirukanga inyuma nk'imbwa రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఎక్కువ నాకంటే jewe ntabwo nsanzwe గొప్పడు దొరుకుతాడా niwakora umuntu nkanjye చూడు భయ్యా ఒకవేళ ఓకే అంటే రోడ్డు మీద తేనె మినిట్ అమ్మేద్దాం mwana umusa basi twapfa kugurisha kimwe cya kabiri twagurisha n'impyiko నేను పోతాను wandetse njye nyine mwana భయ్యా ఏంది భయ్యా మీ వాడు
పోను మా వాడు చుట్టూ ఉసుకు వేస్తాది పనిచేద్దా నాదేంటి నీకో నమస్కారం భయ్యా వానేసి ఎగిరు కజేందా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నిన్ను వదిలేసి shanga wani mpamvu shero yagusize వెళ్ళిపోయింది. నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసింది అందుకు కాదు భయ్యా sheri wanjye ntabwo yansize ఎందుకు ku mpamvu utekereje నా పేరు నచ్చక kubera iki se yagusize అంత kubera ko adakunda izina ryanjye తుల్ witwa nde kabutura అతులా kabutura హే, హే. నలుగురిలో ఈ నెల పిల్లలు తెలియక వదిలేసి ఉంటుంది పాపం. sahara yagize zo guhamagara mu ruhame pe ఊర్లో అంటే చల్లగా బీరేసుకొచ్చిన వాళ్ళనరా. ఇక్కడ బాగానే ఉంది ngiye kunywa byeri nk'ibisanzwe కదా నువ్వు నేను అతను hangana turajya kure uyu ni nde నేను సంతోషంగా ఉంటే అసలు తట్టుకోలేడు. uyu niwe muntu wenyine utabasha kumpa ibyishimo nk'uko mbishaka ariko uri inshuti yanjye ఉప్మా తింటారా? వద్దు. నేను తింటాను. hakuno మా డాడీ చేశారు. papa wanjye niwe wabitetse okay ఈ ఊర్లో ఉంటున్న హాస్టల్ ఎందుకండి? mwese niba uturuka muri uno mujyi kubera icyo utuye muri dorotwari ntanga ucumbitse mu kigo కాదు, ntabwo iwacira hano muri uno mujyi ఇక్కడి నుంచి muri 50 kilometero nka 50 uvuye hano ఏదో పని మీద వచ్చినప్పుడు ఉప్మా గిన్నె ఇచ్చేసి వెళ్ళి ఉంటారు. papa we niba amusura bya buri munsi se urumva వేరే పని మీద కాదు, papa wanjye aba afite akandi kazi ఉప్మా ఇవ్వడానికే వచ్చారు. papa wanjye ibye ni uguteka n'ubundi పర్లేదండి, మళ్ళీ ఊరు నుంచి అంటే కష్టం కదా. అంటే నాన్న నన్ను చూడకుండా ఉండలేరు. papa wanjye ntabwo ajya ahora aza guhura nanjye bya buri munsi అందుకే niyo mpamvu 2 days ఒకసారి ఆయనే వచ్చి వెళ్తారు. yashatse impamvu zo kuzajya aza kundeba bya buri munsi buri minsi ibiri papa wanjye akaza kundeba క్లాస్ ఉంది, రేపు కలుద్దాం. బాయ్ అండి. rero mfite ishuri tuzahuza ejo పూరీ చేస్తారా? sha papa wararenze mwana అండి. ఫోన్లో అసలు గడి తీసుకెళ్ళి bari hano kubari hano kubari hano कटआउट का रखा तो कोई ari umusore उनके भी परफेक्ट लगता shawe umuntu afite umubiri mwiza burya n'ibyo yambaye byose biramubera umukobwa hano nta musore 57 ibiro 57 kombe yako సెంచరీకి జస్ట్ మిస్ భయ్యా mana nyagasani we muntu w'inzoga ufite ibiro byinshi ఏంటి భయ్యా వెయిట్ అలా పెరిగిపోతుంది kubiri kubaza kwiyongera ibiro byawe నా మిషన్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు imashini menya yapfuye umva ntabwo imashini yapfuye ahubwo uko mbonye umukobwa perika hakuno shigo rya hakuno kabade iyo ni football nagore kabada shigo rye ఇప్పుడు మీ కోర్స్ అయిపోయాక హాస్పిటల్ కడతారు habyo కదా. yavuze ngo uzubaka ibitaro nurangiza ku mashuri yawe కట్టాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎక్కడైనా పర్లేదు. mbese ufite ahantu uzubaka ibyo bitaro mu mutwe wawe ప్లేస్ తో ఏం పని? ikibazo saho nzabyubaka సర్వీస్ ఎక్కడైనా ఒకటే కదా. ikintu cya mbere ni uko serivisi nzaba mfite nzaba ngiye kwihereza abantu bari bose bahari ko bashaka kuzubaka ibitaro akajya afasha abantu barwaye barembye agata ebe ఫిక్స్ రా. byose byakemutse అరే మన మెడికల్ షాప్ పక్కన ఒక 200 గజాలు ఉంది కదరా, hari ikibazo kiri hafi na farumasi ya papa అది కొనేసి హాస్పిటల్ కట్టాలి. ngiye kukigura Medical- nyubakamo ibitaro కాంబినేషన్ మామూలు ubwo icyo gihe iduka ryanjye rizaba rituranye n'ibitaro bya sheri wanjye Abra. bisaba agatangaza ఏడవడం. అరే ఏడవకరా, kuri kureba igiso హాస్పిటల్ బయట ఎక్స్రే అన్నా లేదా hafi aho ngaho uzubake n'isuzuma rihari బ్లడ్ టెస్ట్ సెంటర్ అన్న ubwo పెట్టుకుంది. ruzaba riri hafi n'ibitaro ntuzagire ikibazo wirira అని చెప్తున్నానా, aya mahirwe nawe uzabyaza umusaruro జరిగిన బ్లడ్ టెస్ట్ లో తెలుస్తుంది. jya wiga ku bantu barwaye umenye icyo ubigiraho అయిపోతుంది. nawe uzabigeraho mwana రక్తం పీల్చేచ్చు అనమాట. iga ryakora ఈడ్ హ్యాపీ. kwereka yakono బ్లాక్ సారీ వేసుకోవచ్చు ఒకసారి. kubera icyo utakunda kwambara sari y'umukara ngo niya myenda ya myitero yabo y'imikara ఎంబీబీఎస్ అయిపోయాక ఏదో ఒక స్పెషలైజేషన్ చేస్తారంట కదా మీరు. కార్డియాలజీ. ese uzaba ari specialist mu biki mu bijyanye n'urangiza amashuri cardiology bijyanye n'umutima హార్ట్ కి సంబంధించిందేగా. harya n'ibijyanye n'umutima cyane మీరేం చేయబోతున్నారు? పల్మనాలజీ we harya uzaba ari specialist mu biki pulmonology అంటే పళ్ళ డాక్టర్ అనమాట. ese ibijyanye n'amenyo ra kigo ryakuno kubaganira hari utabyishimiye hakuno మెడికల్ షాప్ కాలేజ్ బయట ఉండాలని చెప్పాను కదా. sinagwaye gasopo Ah? ukinjira hano muri kino kigo లేరా మూలకెళ్ళి కూర్చో. haguruka jya agomba kwicara haguruka Urebe. కదా, తినేవాళ్ళని. aracyari kurya bimubangamire kabanza arye కూర్చో, ఏం కాదు. mubanze mwicare musoze కూర్చో. mwicare సరే కానీ okay saa murya nababwira iki abandi hakuno urebe n'abanse bamaze igihe kinini mu kigo banabaruru baba banyuzura करके बहुत बड़ी गलती twakoze ikosa rihambaye कर दी है. जूनियर होकर के सीनियर को आंसर करते हो. gute mwatiguse gusubizanya n'abansi babakuriye अब से होगा तुम लोगों का.
ikibazo cya bene ikibazo kidasanzwe ఇండివిజువల్ గా tugume dusaba imbabazi abadukuri cyangwa abansi bamaze igihe kinini muri icyo kigo అదే ఇక్కడ ఉన్న అర్జెంట్ తీసుకురా saja mugene mumuzane తప్పేం లేదు ikosa ni ryanjye జూనియర్ కి మధ్య జరగకూడదు aya ni amatiku yari hagati y'abantu bamazemo igihe gitoya n'abantu bamaze igihe kinini mu kigo wibyivangamo we nyumva we kabutura kwica hakuno ఈడేంటి గుంతించేసుకున్నాడు ujye usakuza uriya ni kabutura yacu tuzi cyangwa uriya ni kabutura saja దాని వల్ల మొత్తం బ్యాడ్ bitewe wowe తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ikigo cyose yegura cyangwa itimu yacu yose yegura n'ingaruka z'ibyo wakoze ఇండివిజువల్ గా సారీ bari చెప్పమని kubwira ngo ugende usabe abasiniya ubasaba imbabazi abamaze igihe kinini muri kino kigo దీనికి కాలేజ్ వెళ్ళడం ఎందుకు kubera icyo ushaka guhindura ikigo kuva kuva hano ఆయన ఫ్యాకల్టీకి కంప్లైంట్ ఇద్దాం reka tugere tubarege ko bari kutunaniza బ్యాచ్ అంతా సఫర్ అవుతాం sinshaka ko itsinda ryanyu ryose rihura n'ibibazo ngo rukubera njye njyenyine gusa ko gahise apanga kwegura bitekerezaho nanone ceceka rebe kanya hakuno hari uwasaga ibaruwa yandikaga yo kwegura ngo ave muri icyo kigo hakuno areca urakora ibicicika ngina nkwereke inegire we muzana ishati y'umweru cyabonye yarakaye kimenya ko bakeneye ishati y'umweru arwana uko ambaye ishati y'umweru gusa we wambara kangahe ku ishati yawe ufite ishati ya eri mwana eri ndende ఇంపార్టెంటే ibi byose ni ingenzi wabisomye neza cyane ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడాలి umva hari ibyo nshaka kuganiriza bike ఇక్కడ కాదు bino tuganira pana hano rebe ఏదో మాట్లాడాలన్నా ushaka ko tuganira iki mwana ఏం మాట్లాడాలో మనసులో సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తాను ndacyakira ibitekerezo byanjye ku murongo ngo mbanze bikubwire nitonze mu munota mwana ushaka guhangana nanjye cyangwa నా గురించి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి నీకు తెలీదు ese waba uzi uwandi ubundi ఇలా కట్టమొద్దు wikina imikino n'urupfu mwana ఇంకా ఈ డైలాగులు వాడుతున్నారా భయ్యా uracyakoresha imigani ya kera ngo no gukina n'urupfu se సారీ okay షో చేస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా umbaje niba nshaka guhangana nawe sibyo అయితే చేయలేదు భయ్యా oya nawe aricyo nahisemo ఇలా షో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ahubwo nanjye kamwereka umukino wanjye sasa hari wasanga ari waza kubera muzima క్లారిటీ వచ్చి కన్విన్స్ అవుతామో చూడు ahari wenda ndaza gukoresha ibimenyetso by'umubiri wenda uraza kubyumva neza cyane నేనేదో ఈ 4 గోడల మధ్యలో మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను అనుకో uracyakandi gushaka gukoresha mu buryo bw'ibanga rikomeye ఫర్ సపోజ్ ఇదే urugero నలుగురు మధ్యలో జరిగిందనుకో hari ibyo tugiye kuganira hangana nashaka kubijya hanze ఫర్ మై విజువలైజేషన్ uko njye mbibona nuko nimbajira sibyo wewe muraraho kuno ఆ సౌండ్ విన్నావా భయ్యా urumva urwo rusaku rw'abantu bari kunkumira amashyi మనల్ని biri kunyongera umurava ndumva wanyegera imbere namutimbura అబ్బలయ్యి imbaraga ziri kwiyongera కొనుగో స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట nkumva ndi gushyuha gusa bya buri kanya yewe అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మన కాస్ట్యూమ్ వైట్ అయిపోద్ది అనమాట ndagira ngo muzane ya shati y'umweru uyu musore yambaye ishati y'umweru bagiye gutimbura abantu we ngo n'abanyarwanda atambaye ikintu cy'umweru hejuru shati y'umweru yewe umukobwa areba ari kumubwira uko abyumva mu gihe byaba bigiye hanze ibyo baganiriye hano kureba neza hakuna mumbebe sure ko kwambaye ibintu by'umukara ubundi mu nkunda abagore bambara imikara నీ గురించే కదా ఇదంతా కనీసం నాకు నచ్చిన కాస్ట్యూమ్లు చూసుకోవద్దా umva rwose ibyo nibyo nshaka kubona wambaye umwenda w'umukara భయ్యా muvandi నీ బ్యాచ్ ని ఉంటది కదా nabiswe rero uzaba kuri iyo groupe yawe ufite groupe yawe sibyo మేడం దయ వల్ల మెడిసిన్ గురించి ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి కొట్టిన పిమ్మట nshimiye ko mwabashije kwitoza neza ibyo ndi kubabwira muraza kubyumva ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వబడను ariko nimara kubatimbura muraza kumva neza ibyo nababwiraga nababwiye marenga ntimubyumve reba hakuno musore hakuno kubabwira buryo si niba tuva ibyo ari kubabwira araza kubatimbura hakuno abishyira mu bikorwa bishyira mu bikorwa yihuse kipe nzima rebe ni umururu mu kazi డైక్లోఫ్లానిక్ తిన్నాక పొద్దున ఒకటి రాత్రి ఒకటి Diclofonic niwo muti nyine uraza kuwakiza uriya muntu kandi agiye urya nyuma yo kurya ibindi biryo ట్రై చేయి ndetse baramutera amadoro ni imitsi hakuno ni ugukubita kubwira n'umuti uraza kukuvura rebe bano bagakoma mu mashyi ubundi niwe డెరిఫ్లిన్ మిరాల్ Delphine na Milolo తీసుకో kabiri ku munsi అంతేనా ndabeshya rata muganga ntabwo ubeshya no jya
gisi ho ho jya witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri? niteguye neza 100%. Kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza. Ubu twatangiye gukora repetition ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza ko kizarangira. So byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuko uko abantu babitekereza, ariko nanone buryo ibikorwa biruta amagambo. Abantu bazaza bazabibona. Mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri, hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu kigari cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye, wabivuga iki? Ni igikorwa cyiza, ni igitekerezo cyiza muri rusange, kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye. Nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye. Tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Tunavuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara. Nitubona ko ari ikintu bifuza, nabwiye ko igitaramo ari icyabo, ni icyacu, ni celebration, tuzabikora rwose. Hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi, ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze, kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice, tuzagereza indirimbo tujye turirimba. Umuntu warakunze nka verse ya kabiri, ariko waririmba igice cya mbere ndanumva icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye. So ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka, ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ushize Pifra yinjiye muri BK na kubera ubwa mbere kuri inshuro nabwo tumwite nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo, kandi baza ko Pifra birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. Murakoze cyane. hano ako indara n'ibigende n'asanganisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo ambiance y'uwabo ikwakire. Ubu ngubu biri kugenda bikunda, sinavuga ko atari kugenda bikunda, ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko njye ntagiye kure muri rusange, namwe nishakira hamwe cyane. I'm thankful, to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye, si ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhitamo. Bibaye byaba, ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane, ko umuntu akora indirimbo nziza abantu barayikunda, n'abantu bayikunda n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora n'ibyo kucyumva no kubona uburyo njye nagikora, ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga baguha. Nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye rusa n'ababigerageza, ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora, kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya. Icyo nacyo navuga ko iyo uri wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wahagemo cyane, ariko generasiyo ihari ubu ngubu iri kubishyiramo imbaraga, ni inyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niba bwaba bw'amafaranga, kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza tutari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho, kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG, zose ni Visit Rwanda, igihe rwose n'abadumu hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi kugira ngo kijyanye na kiriya, hari ikindi cya gatatu. Yego, ntabwo ubu ngubu ndabitekereza, ariko ni igitekerezo cyiza. Gusa hari yabivuze n'ubundi twaratandukanye, bibaza ko ubwo ari movement ihari bishoboka ko natwe twabigira, ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu tukareba aho twitonze, kuko nabyo tuzareba iyo twahareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ubundi bamufate musambu, ariko nafashije benshi cyane, benshi ari
muri studio kwandika byose, ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge yego, ariko bo barabizi mu mutima kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ni mu bindi, ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama, iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi, ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira n'ibintu rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu bizamure burundu, ariko barahari, mbaza ko na Manik azaba hari mu gitaramo akora Nyakayore. So yenda igikurikiyeho ni ukubafasha cyane wamugani nkagera no kugira ngo bafashe badaruka ukagira ngo ufate ukamugeza hejuru. Ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya, ariko icyo navuga ngewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore, ahubwo babatera inkunga cyangwa bafite amafaranga bayazana, ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi, no kuyashyiramo si bibi, no gukora ibyo bikwiriye gukora inama ubuyobozi. Pondit na umuvandimwe muhuza ibibazo, Irene namwe muhuza ibibazo, siko bimeze nta kibazo. So twahereye kuri Irene rero. Murakoze. Yitwa Irene muri Ndabi, ni umunyamakuru w'Imayi. King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo televiziyo wambwiye ko mubazaniye ese ino bikari na wowe uteganya kwikoreramo iki, warambwiye ngo ni vuba. Rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba aha ngaha, none vuba aha ngaha bibaye 2026. Iyo myaka yose isi ni ibiwateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi? Ni iterambere. Icya kabiri, imyaka 20 umaze ukora imiziki, ufite imiziki myinshi ndetse myiza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko what's next? Kubera ko iyo miziki yose ntakora album mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo, n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye audience yo mu Rwanda kuko uyifite, urabangira bigenda bite? Cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho, bihuha bivuga ko ugiye kubiturongora cyangwa ukareka umuziki, ibyo bite? Urakoze. Arakoze cyane. Karitsiye mwumvikanye ikibazo, wakimubwiye ngo Pondit abaze, namwe hano umwe abaze. Murakoze cyane, nitwa Pondit Genda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe nabo kuba bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza, cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse barizanye na ba Harmonize, King James afite n'umuntu we uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nibazanye, mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God, what tour ari kumvisha abantu ba muri Simone, hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi, n'ubundi byaba ari sawa cyane, ubwo mwaza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite akazi, kandi Kigali hari. Witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri? Niteguye neza 100%. Kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora, kugira ngo wenda abantu banabyumve mbigire bisobanuye neza. Ubu twatangiye gukora repetition, ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza uko kizarangira. So byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuruta uko abantu babitekereza, ariko nanone burya ibikorwa biruta amagambo. Abantu bazaza bazabibona.
mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri, hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu kigari cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye, wabivuga iki? Ni igikorwa cyiza, ni igitekerezo cyiza muri rusange, kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye. Nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi abiri y'imyiteguro itandukanye, tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Tunavuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara, nitubona ko ari ikintu bifuza. Nabwiye ko igitaramo ari icyabo, ni icyacu, ni celebration, tuzabikora rwose. Hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi, ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze, kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice, tuzagereza indirimbo tujye twirimba. Hari umuntu warakunze nka verse ya kabiri, ariko waririmba igice cya mbere ndanumva icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye. So ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka, ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga, niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ushize Pifra yinjiye muri BK na kubera ubwa mbere kuri inshuro nabwo tumwitegereje. Nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo, kandi nibaza ko Pifra birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. Murakoze cyane. Murakoze. hano ako indahara n'ibigende n'azamurisha ko icyo umuntu aba yikora cy'umuntu hanze kugira ngo atanase y'uwabo kwakira. Ubu ngubu biri kugenda bikunda, sinavuga ko bitari kugenda bikunda, ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko igihe ntagiye kure muri rusange, namwe nishakira cyane. I'm thankful, to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye, si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhitamo. Bibaye byaba, ariko natekereza ko gukora indirimbo hano nziza cyane, ko nkunda ko indirimbo ari nziza, abantu barayikunda, n'abana bayikunda, n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora rero kucyumva no kubona uburyo njye nagikora, ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhano aguha. Nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza, ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio ngiye nta kintu nkora, kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya. Icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari wagenda cyane, ariko generasiyo ihari ubu iri kubishyiramo imbaraga, ni inyuma yabo icyo bazagenera aho yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose, niba bwaba bw'amafaranga, kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza bitari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho, kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira, ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG, zose ni Visit Rwanda, igihe rwose n'abandi mo hagati, abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi kugira ngo kijyanye na kiriya, hari ikindi cya gatatu. Yego, ntabwo ubu ngubu ndabitekereza, ariko ni igitekerezo cyiza. Bruce arahari, yabivuze n'ubundi twaratandukanye, nibaza ko ubwo ari movement ihari, birashoboka ko natwe twabigira, ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu twareba aho twitonze, kuko nabyo tuzareba niba twareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ubundi ngo mufate musambure, ako nafashije benshi cyane, benshi muri studio kwandika byose, ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge. Yego, ariko bo barabizi mu mutima, kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi, ako buriya ba artiste turabana cyane, kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi, ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira indirimbo rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu bizamure burundu, ariko barahari. Nibaza ko na Malik azaba ari mu gitaramo agakoranya Kayole. So
yenda igikurikiyeho no kubafasha cyane bamuzana nkagera no kugira ngo bifashe badarukansa ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru. Ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya, ariko icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore, ahubwo baterankunga cyangwa bafite amafaranga bayazana, ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bikwiriye gukora inama bihuza pondit na umuvandimwe muhuza ibibazo Irene namwe muhuza ibibazo siko bimeze nta kibazo. So twahereye kuri Irene rero. Murakoze. Yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi. King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo interview wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kubikorera n'iki warambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026. Iyo myaka yose ese nibi wateguraga cyangwa wari wabipanzaza n'imbogamizi? Icya mbere. Icya kabiri, imyaka 20 umaze ukora imiziki, ufite imiziki myinshi ndetse myiza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko what's next? Kubera ko iyo miziki yose akora bomb mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye byanse yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda biti? Cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho biruha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo biti? Urakoze. Yarakoze cyane. Aha karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ngo nitabaze namwe hano umwe baze. Murakoze cyane. Nitwa Pondi Kigenda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 bakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe nabo kure bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri imyaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse bari na ba Harmonize. King James afite n'umuntu nawe uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nibazanjye mbona muzana baruga n'abandi na bashensiya. Ashake afite what twice in God what tour ari kumvisha abantu ba muri Semone. Hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi n'ubundi byaba ari sawa cyane ngo mwaza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite matazi kandi Kigali ari witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri? Niteguye neza 100%. Kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza. Ubu twatangiye gukora repetition ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza uko kizarangira. So byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuko tuko abantu babitekereza, ariko nanone buryo ibikorwa biruta amagambo. Abantu bazaza bazabibona. Mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri, hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss na Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu kigari cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye. Wabivuga iki? Ni igikorwa cyiza, ni igitekerezo cyiza muri rusange, kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye. Nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye. Tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Navuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara
bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara nitubona ko ari ikintu bifuza nabwiye ko igitaramo ari icyabo ni icyacu ni celebration tuzabikora rwose. hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice tuzagereza indirimbo tujye twiririmba umuntu warakunze nka verse ya kabiri ariko waririmba igice cya mbere nanone cya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye so ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ubushize Pifra yinjiye muri BK na kubera ubwa mbere kuri inshuro nabwo tumwitegereje nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo kandi baza ko Pifra birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. hano ako indahara n'ibigende n'azahisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo atanasi iwabo yikwakire ubu ngubu uri kugenda bikunda sinavuga ko atari kugenda bikunda ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe so ariko njye ntagiye kure muri rusange namwe nishakira hamwe cyane. I'm thankful to be honest ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nikora nayikora ariko ntanabibabwira ntubabeshye si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhitamo bibaye byaba ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane ko umuntu akora indirimbo yari nziza abantu barayikunda n'abantu bayikunda n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora rebe kucyumva no kubona uburyo njye nagikora ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga baguha nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio ngiye nta kintu nkora kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wajyamo cyane ariko generasiyo ihari n'ubu iri kubishyiramo imbaraga ni inyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niba bwaba bw'amafaranga kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza utari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG zose ni Visit Rwanda ngiye rwose ndabandimo hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo ikindi yenda kugira ngo kijyanye na kiriya hari ikindi cya gatatu yego ntabwo ngubu ndabitekereza ariko ni igitekerezo cyiza gusa arahari yabivuze n'ubundi twaratangiranye bibaza ko ubwo ari movement ihari birashoboka ko natwe twagira ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu tukareba aho twitonze kuko nabyo tuzabireba niba twareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ubundi ngo mufate musambu ako nafashije benshi cyane benshi muri studio kwandika byose ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge yego ariko bo barabizi mu mutima kandi nicyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi ukaba nk'abandi cyane nabona n'ikindi ndirimbo rwose so ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu musambu ariko barahari nibaza ko na Malik azaba ari mu gitaramo tugakoranya Kayole so yenda igikurikiyeho no kubafasha cyane bamuzana nkagera ngo kuriya nayo yafashe bataruka sukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane bakabaza ubugize kinini bivuga ko nshobora kwiteranya ariko icyo navuga ngewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore ahubwo babatera inkunga cyangwa bafite amafaranga bayazana ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bintu
Pundit na umuvandimwe muhuza ibibazo Irene namwe muhuza ibibazo siko bimeze nta kibazo so twahereye kuri Irene rero murakoze yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro wegereje wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kwikoreramo iki urambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026 iyo myaka yose ese ni wateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi icya mbere icya kabiri imyaka 20 maze ukora imiziki ufite imiziki myinshi ndetse myiza ikintu cyiza cyo kwishimira ariko what's next kubera ko iyo miziki yose akora bomb mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo ni wowe utarabishatse ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye audience yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda bite cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo bite urakoze arakoze cyane aha karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ngo Pundit abaze namwe hano umwe abaze murakoze cyane nitwa Pundit igenda umusesenguzi reka mbaze King James ikibazo imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda ariko twabonye barumuna bawe nabo kuba bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga ese wabonye harimo izihe mbogamizi wabitekerejeho faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi icya kabiri muri imyaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse barizanye na ba Harmonize King James afite n'umuntu we uri successful byatewe n'iki ese utekereza iki kuri icyo kintu BK Arena rero mfite ikibazo nyibazanye mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia ashake afite what twice in God what tour ari kumvisha abantu ba muri Simone hari amatariki ari free niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi n'ubundi byaba ari sawa cyane ubwo muraza kuba mwabitekerezaho hari amatariki ari free adafite makazi kandi Kigali ari witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri niteguye neza 100% kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza ubu twatangiye gukora repetition ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza ko kizarangira so byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuko abantu babitekereza ariko nanone buryo ibikorwa biruta amagambo abantu bazaza bazabibona mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss na Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu Kigali cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye wabivuga iki ni igikorwa cyiza ni igitekerezo cyiza muri rusange kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu tunavuga ko icyo ni igitekerezo tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara nitubona ko ari ikintu bifuza nabwiye ko igitaramo ari icyabo ni icyacu ni celebration tuzabikora rwose yego hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki nzita ku indirimbo ni nyinshi ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice tuzagereza indirimbo tujye twiririmba umuntu warakunze nka verse ya kabiri ariko waririmba igice cya mbere ndanumva icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye so ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza ushize Pifra yinjiye muri BK na kubera bwa mbere kuri inshuro nabwo tumwite nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo
kandi nibaza ko pifra birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. hano ako indahara n'ibigende n'azabisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo diyanse y'uwabo ikwakire. ubu ngubu biri kugenda bikunda sinavuga ko bitari kugenda bikunda ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko njye ntagiye kure muri rusange namwe nishakira cyane. I'm thankful to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nikora nayikora ariko ntanabibabwira ntubabeshye si n'ibintu ndi gutekereza ko njye guhitamo bibaye byaba ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane ko nkunda ko indirimbo yari nziza abantu barayikunda n'abantu bayikunda n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora maybe kucyumva no kubona uburyo njye nagikora ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga baguha nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora kumva nshaka nyine gukora ikintu tugira umwanya. Icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wagenda cyane ariko generasiyo ihari ubungubu iri kubishyiramo imbaraga ni inyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niyo bwaba bw'amafaranga kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza tutari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG zose ni Visit Rwanda igihe rwose ndabandimo hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi yenda kugira ngo kijyanye na kiriya hari ikindi cya gatatu yego ntabwo ubungubu ndabitekereza ariko ni igitekerezo cyiza gusa arahari yabivuze n'ubundi twaratandukanye bibaza ko ubwo ari movement ihari bishoboka ko natwe twabigira ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu twareba aho twitonze ubwo nabyo tuzabireba ubwo twahareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ukundi ngo mufate musambu ako nafashije benshi cyane benshi bentari muri studio kwandika byose ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge yego ariko bo barabizi mu mutima kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira indirimbo rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu muzamu ariko yari mbaza ko na Manik azaba ari mu gitaramo tugakoranya Kayole. So yenda igikurikiyeho no kubafasha rero bamuzanye nkagera no kuriya rero yafasha badaruka sukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane makabanza ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya ariko icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore ahubwo baratera nkunga cyangwa bafite amafaranga bayazana ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugato ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bikwiriye Pundit na umuvandimwe mu buzi ibibazo Irene namwe mu buzi ibibazo siko bimeze nta kibazo. So twahereye kuri Irene rero murakoze. Yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo interview wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kubikoreramo iki urambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026. Iyo myaka yose
ese ni ibiwateguraga cyangwa bari babipanzazamo imbogamizi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, imyaka 20 umaze ukora imiziki, ufite imiziki myinshi ndetse myiza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira. Ariko what's next? Kubera ko iyo miziki yose ntakora album mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo, n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye audience yo mu Rwanda kuko uyifite, urabangira bigenda bite? Cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho, bihuha bivuga ko ugiye kubiturongora cyangwa ukareka umuziki, ibyo bite? Urakoze. Arakoze cyane. Aha, karitsiye mwumvikanye ikibazo, wakimubwiye ubwo po nitabaze namwe hano umwe baze. Murakoze cyane, nitwa Pondi Kigenda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe n'abakuru bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza, cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse barizanye na ba Harmonize, King James afite n'umuntu we uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nyibaza, njye mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God, what tour ari kumvisha abantu ba muri Semone. Hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi, n'ubundi byaba ari sawa cyane, ubwo mwaza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite akazi, kandi Kigali